nibavuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School. Happy Kids School ifite abarimu b'inzobere batanga amasomo mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne, tutibagiwe na creche ndetse n'amashuri abanza ariyo primary school. Mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne tubafitiye amashuri yose uko ariyo baby class, middle class na top class. Mu mashuri abanza cyangwa se primary school tubafitiye kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu. Nuzana umwana wawe muri Happy Kids School uza muzanye amaboko meza y'abarezi b'inzobere muri uyu mwuga. Iri shuri riherereye hari Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri cricket neza imbere y'urusengero rwa ADP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83 cyangwa 0788 45 96 32. Zana umwana wawe ku ishuri ry'icyerekezo cy'ikinyagihumbi. Muraho, nizera ko abana bacu bameze neza ndetse n'ababyeyi kandi mukomeje kwirinda icyorezo cya coronavirus. Murabizi iki icyorezo gihangayikishije igihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange. Kukirinda rero ni ugukaraba amazi meza n'isabune, ukambara agapfukamunwa neza kakajya ku mazuru no ku munwa, hanyuma ukanasigaho metero yose ugiye ahantu hari abantu mugashyiramo intera. Wakwibaza ngo mwarimu ntiyambaye agapfukamunwa, ngewe hano ndi jyenyine, hanyuma mwebwe rero ko bamwe kumwe n'abantu mwambare udupfukamunwa. Tugiye kwiga rero Ikinyarwanda. Tugiye gufatanya gusubiranamo Ikinyarwanda tunakosora ibibazo mwatwaye mu gitabo cy'imyitozo mwatanye mu biruhuko. Buri wese kwizera afite agakaramu hafi ndetse n'aho kwandika, cyane cyane icyo gitabo mwatanye cy'imyitozo kuko niho mugomba kwandika. Tugiye kwiga umumaro w'amagambo ndetse n'ubwoko bw'amagambo tugiye kwiga ibintu bibiri: umumaro w'amagambo n'ubwoko bw'amagambo. Twibutsa ko ahari muri Happy Kids, ahari mu mwaka wa 4 muri Happy Kids School iherereye ahari mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro, ku muhanda wa cricket munsi y'isoko, ku muhanda ujya kuri stade ya cricket, aho niho Happy Kids iherereye. Aha rero mu mwaka wa 4 tugiye gutangira twiga umumaro w'amagambo, hanyuma twiga ubwoko bw'amagambo kugira ngo tubone uko dusubiza ku bibazo mwatahanye muri iki gitabo cy'imyitozo mwajyanye. Dutangire umumaro w'amagambo. Hari imimaro 3 y'amagambo. Ninde wanyibutsa imimaro 3 y'amagambo? Hari dufite ubuhamwa, tukagira inshinga, tukanagira icyuzuzo. Ubuhamwa, inshinga n'icyuzuzo. Ngiyi imimaro 3 tugira. Tuvuga uburyo twanditse ngo Kamari afite ihene. Kamari afite ihene. Buri jambo hano rifite umumaro w'interuro. Kamari afite umumaro, rifite umumaro ndetse n'ihene zifite umumaro
umumaro w'ino nteruro. Kamari ni Ruhamwa, afite ni inshinga, hanyuma ihene ni icyuzuzo. Ruhamwa ni inshinga ndetse n'icyuzuzo. Ruhamwa, inshinga n'icyuzuzo. Ni iyi imimaro itatu y'amagambo mu nteruro. Hari ruhamwa. Ruhamwa ni ukora igikorwa. Hanyuma inshinga niho ipfundo ry'ubutumwa rikubiye. Hanyuma icyuzuzo ni ukorerwaho igikorwa. Iyo tuvuze ngo Kamari afite ihene, ntabwo ihene zifite Kamari, ni Kamari ufite ihene. Kamari ni Ruhamwa. Iyi nteruro abanyeshuri bariga Ikinyarwanda. Abanyeshuri bariga Ikinyarwanda. Abanyeshuri Ruhamwa, bariga inshinga, hanyuma Ikinyarwanda kikaba icyuzuzo. Ruhamwa, inshinga, icyuzuzo. Hanyuma rero tukiri aha, reka tujye mu gitabo cyacu kuri paji ya 35 ku kibazo cya 15. Andika imimaro y'amagambo aciyeho akarongo. Andika imimaro y'amagambo aciyeho akarongo. Dufite interuro ivuga ngo amazi acengera mu butaka. Amazi acengera mu butaka. Amazi acengera mu butaka. Amazi inshinga, gucengera akaba mu butaka. Ni ukuvuga ngo ubutaka nibwo bukorerwaho igikorwa kuko bucengerwamo amazi. Bivuga ko amazi ari yakora igikorwa Ruhamwa, hakaba inshinga gucengera, hakaba n'icyuzuzo ubutaka, icyuzuzo. Amazi acengera mu butaka. Ruhamwa, amazi acengera. Inshinga igaragara mu buryo bubiri. Hari inshinga iri mu mbundo. Hari inshinga iri mu mbundo n'inshinga itondaguye. Inshinga itondaguye n'inshinga iri mu mbundo. Ninde wampa urugero rw'inshinga itondaguye? Aha, barakina. Abana barakina umupira. Ninde wampa urugero rw'inshinga iri mu mbundo? Inshinga iri mu mbundo bivuga inshinga idatondaguye. Inshinga iri mu mbundo urugero, aha, gukina. Gukina, urugero rurimo gukina abana
tuza gukina umupira. Iyo ni inshinga iri mu nguni. Hanyuma inshinga kandi igira ibihe bikuru by'inshinga ni bitatu. Ku nshinga itondaguye igira ibihe bikuru bitatu. Ibihe bikuru by'inshinga tugira inshinga itondaguye igira ibihe bikuru bitatu. Hari indagihe, inzagihe n'imitagihe. Indagihe, inzagihe n'imitagihe. Indagihe ni igikorwa cyakozwe cyangwa kiri gukorwa ubu, ntabwo kiramara igihe gikozwe n'imitagihe. Imitagihe ni igikorwa cyakozwe kera, hanyuma inzagihe ni igikorwa kizakorwa mu minsi iza. Urugero rw'indagihe, turi gukina umupira. Ejo twakinnye umupira, umwaka utaha tuzajya mu wa gatanu. Izo nteruro eshatu ziragaragaza ibihe bikuru by'inshinga. Interuro ya mbere itondaguye mu ndagihe, interuro ya kabiri itondaguye mu mitagihe, hanyuma ya gatatu itondaguye mu nzagihe. Umwaka utaha tuzajya mu wa gatanu. Ubu turi gukina umupira, hanyuma mu gihe ejo hashize twagiye i Kigali. Ibyo ni ibihe bitatu bikuru by'inshinga: indagihe, inzagihe n'imitagihe. Tukiri aha ngaha tujye kuri paje ya 36 ku kibazo cya 19 kiravuga ngo tondagura inshinga iri mu dukubo mu bihe bikuru by'inshinga. Umutoni, kwasa, ingwi. Umutoni kwasa, ingwi. Umutoni, kwasa, ingwi. Inshinga iri hano ni ukwasa. Hanyuma twababwiye bitatu bikuru by'inshinga ni indagihe, inzagihe n'imitagihe. Ubwo iyo dushyira mu ndagihe turavuga ngo aha nizera ko buri wese ari kwandika asubiza. Nidushyira mu mitagihe, mu nzagihe, mu ndagihe turavuga ngo umutoni arasa ingwi. Umutoni arasa ingwi. Umutoni arasa ingwi. Nidushyira mu nzagihe, umutoni azasa ingwi. Hanyuma nidushyira mu mitagihe, umutoni yashije ingwi. Yabikoze birarangira. Hanyuma mu mitagihe ho azabikora birangire, azabikora mu gihe kizaza. Hanyuma mu ndagihe arimo arabikora, arasa ingwi. Azaza ingwi mu cyumweru gitaha wenda, cyangwa hanyuma yashije ingwi kuwa mbere ushize. Hanyuma uyu twari turi kureba umumaro w'amagambo mu nteruro. Tubonye ko hari guhamwa, ari we gukora igikorwa, hakaba inshinga ifite ibihe bitatu, ibihe bikuru by'inshinga: indagihe, inzagihe n'imitagihe. Kandi tuvuga ko inshinga bubiri, hari inshinga iri mu mbundo n'inshinga itondaguye, tukagira n'icyuzuzo cyuzuza ruhamwe. Hanyuma tugiye kureba ubwoko bw'amagambo aciyeho akarongo. Ubwoko
k'amagambo bwoko bw'amagambo ubwoko bw'amagambo. Ninde waba urugero rw'ubwoko bw'amagambo twabonye mu ishuri mu mwaka wa kane? Ubu muri mu biruhuko, nidukurikiza amabwiriza ya coronavirusi ikagira uruhande rumwe, tuzaza tujya mu wa gatanu. Rero ninde waba ubwoko bw'amagambo twabonye mu wa kane? Twabonye amazina, twabonye ntera, twabonye impakanyi, undi wambwira ubundi bwoko twabonye bw'amagambo? Twabonye amazina, ntera, impakanyi, hari n'ibinyazina n'ibindi n'ibindi. Ninde wambwira ubwoko bw'amazina dufite? Tumufashe gusubiramo. Ninde wambwira ubwoko bw'amazina dufite? Buri wese ndizera aho ari kwandika. Dufite ubwoko bubiri bw'amazina. Dufite amazina bwite n'amazina rusange. Izina bwite n'izina rusange. Mu mazina bwite ninde wambwira izina bwite? Izina bwite ni izina bwite ry'ahantu cyangwa ry'umuntu. Iyo uvuze ngo Kigali, iyo uvuze ngo Kabgayi, aya ni amazina y'ahantu. Wavuga ngo Umutoni, aya ni amazina bwite. Hanyuma hakaba n'amazina rusange. Amazina rusange, urugero ishuri, urugero abantu, ni rusange n'ibindi n'ibindi. Hanyuma twabonye ntera. Twabonye ko ntera yiki? Twabonye ko ntera ni akajambo kagaragaza izina kakerekana imimerere n'imiterere y'iryo zina. Iyo uvuze ngo iriba rito, intera iragaragaza izina igaragaza imimerere y'izina iriba. Umusore muremure, igaragaza izina igaragaza imiterere n'imimerere y'izina. Umusore mugufi, ibi biri no mu icumi rya ntera. Harimo muremure, mugufi, muto, toto, tagatifu. Twabibonye mu icumi rya ntera. Hanyuma iyo ntera yafashe izina ihinduka iki? Iyo afashe indomo, iyo ntera yafashe indomo ihinduka izina ntera. Iyo uvuze ngo mwiza, umukobwa mwiza, iyi ntera nifata izina irahinduka umwiza. Ntabwo iyi ntera yabaye izina ntera.
izina ntera. Ubu ni mu magambo aciye akarongo hari impakanyi. Impakanyi twabonye ko ari utujambo dushyirwa mu nteruro mu gihe bahakana. Urugero, aha nta mazi ahari. Aha nta mazi ahari. Nta impakanyi. Uyu siwe. Iyi nayo ni impakanyi. Uyu siwe. N'izindi dufite impakanyi nta n'impakanyi si. Ubwo namwe aho muri mu rugo mwakoze izindi nteruro zirimo impakanyi nta n'impakanyi si. Ubu ni bwo magambo aciye akarongo twabona tubonye ibinyazina. Ninde wampa urugero rw'ikinyazina? Ikinyazina. Ikinyazina nyereka. Ikinyazina nyereka. Ikinyazina nyereka gikoreshwa werekana. Iyo mvuze ngo uyu mukobwa ni muremure. Uyu mukobwa ni muremure. Iyi uyu ni ikinyazina nyereka. Cyerekana uyu mukobwa. Uyu mukobwa ni muremure. Hakaba ururabyo rw'ikinyazina, ikinyazina ngenera. Ikinyazina nyereka. Ikinyazina ngenera. Ngenga na ngenera ngenga. Twabonye urugero rw'ikinyazina nyereka. Hanyuma ninde wampa urugero rw'ikinyazina ngenera? Urugero rw'ikinyazina ngenera. Ikinyazina ngenera. Abana banjye. Abana banjye. Abakobwa bacu. Urubyaro rwacu. Rwawe. Hanyuma tukiraye tugiye gusubiza ikibazo mu gitabo cy'imyitozo dufite. Tugiye gusubiza ikibazo cya 15. Vuga ubwoko bw'amagambo aciyeho akarongo. Vuga ubwoko bw'amagambo aciyeho akarongo. Interuro ya mbere iravuga ngo nuko amashyi ngo kaci kaci. Amashyi ngo kaci kaci. Ninde watubwira ubwoko bw'iri jambo? Ninde watubwira ubwoko bw'iri jambo? Kaci kaci ni iyigana rusaku. Urakoze cyane. Iyigana rusaku. Ninde wampa urundi rugero rw'iyigana rusaku? Iyigana rusaku. Urugero rundi rw'iyigana rusaku. Aravuga no hasi ngo po. Iyo nayo iyigana rusaku.
Paul aragenda no mu mazi ngo dumuri yigana usaku. Ubwo aho dusubiza turangamo gacikaci arigana usaku. Interuro ya kabiri, abana bacu bazatsinda bose. Abana bacu bazatsinda bose. Amagambo aciye akarongo, ni bacu hanyuma na bose. Abana bacu bazatsinda bose. Amagambo aciye akarongo ni bacu ndetse na bose. Ninde watubwira ubwoko bw'ijambo bacu? Bacu ni ikinyazina ngenera ngenga. Bande bacu, abana bacu, abana bawe. Hanyuma bose, bose ni ikihe kinyazina? Bose ni ikinyazina ngenga. Bo wongeyeho umusuma se, ni ukuvuga ngo ni ikinyazina ngenga twongeyeho umusuma, twongeyeho se. Ikinyazina ngenga twongeyeho umusuma se. Indi nteruro, umwana we umwana we nta maso afite. Afite ubumuga bw'amaso. Umwana we nta maso afite, nta n'ikirahuri, nta n'ikirahuri, nta ni impakanyi. Impakanyi, nta n'impakanyi. Ngaho myake undi unkorera interuro irimo indi mpakanyi. Mwese ndizera ko muri kubisubiza, munasubiza mu gitabo cy'imyitozo yanyu. Nawe utaha